Muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana ai wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake elebole abo ya wake wake, muriro w'Imana ai wake wake, muriro w'Imana wake umuriro w'Imana zakita bole yaboni yamo, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana ai wake wake, muriro w'Imana wake wake. Haleluya haleluya. Nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Elayo TV, abahageze abo dukunda kubana, Imana ije baho umugisha. Abakoze subscribe, abamaze kuyikora sabone, abamaze kubikora, Imana baho umugisha. Abantu ibiganiro bigeraho bagahita basharinga, Imana baho umugisha. Abantu badusura inbox, Imana baho umugisha. Kansabira umugisha n'aba bantu. Aba bantu badushyigikira, ukumva umuntu aravuze ati mwuguriye amazi, Imana iguha umugisha. Abadutera inkunga internet kugira tuyibone, Imana ibaho umugisha. Mwese mwibwiriza, Imana ibaho umugisha. Abashaka ko tubasobanurira inzozi, nimero yanjye ni 078 414 9984. Aho urambona ikibazo cyose ushaka kubaza ukambaza, niyo nkoresha kuri call bisanzwe bamamagara no kuri WhatsApp. Imana ije baho umugisha mwese rero, mudukunda mudushyigikira mubana natwe kuri Elayo TV. Wowe ubonye ikiganiro aribwo bwa mbere, kora subscribe ubundi usharinga ibiganiro biri hano. Hano hari ubuzima, tuwumvira ibintu byinshi. Kadusele kotabo, kadusenge dutangire noneho muri uyu mwanya wo gusobanura inzozi. Ngiye kubasobanura akantu keza. Katumaze kwasinga Kristo uruwera ubera hose cyarimwe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uratangaje, uri nyangamugayo, urasezeranya ugasohoza. Na jambo ujye uvuga ngo rihere. Ibyo yagiye ubwira ba Abraham warabisohoje, kwa Zakariya na Elizabeth warabisohoje, natwe ubwacu turabagabo bo kubihamya. Wabwiye Abisirayeli enekotabo muzabakura muri Egiputa bajyana i Kanani, warabisohoje. Ni byinshi cyane wagiye ukora, urabisohoza, uracyasohoza n'andi masezerano yabera. Uyu muntu wari wihebye elebola ketabo, ndamusenye umukure mu kwiheba, kuko umwongereye kwizera kandi ezakotabo umubwiye yuko uzasohoza ibyo wavuganye nawe. Urakoze Kristo, udushoboze, uduhe umwifato, uduhe kugiye kubagara amasezerano, uduhe no kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, tugende muri iyi nzira utubona utwishimira, ubundi usohoze ibyo wavuganye natwe. Urakoze kugiye kubana natwe Kristo, imbaraga zitavuga Imana ndazimenaguye, toka daimoni mizenda Yesu. Mamagaye mwuka wera ngabane nanjye muri iki kiganiro, imbaraga n'amavuta bibane natwe, ubane natwe kurusha uko wagiye ubana natwe mu minsi ya talabole ya ketabo yatambutse. Urakoze kugiye kubana natwe Kristo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Twihuse tugiye gusobanura inzozi. Kurota ukabona umuntu wenda nk'imvura iri kugwa agutwikiye umutaka, cyangwa umutaka uvuye ahantu urakwitwikiye. Umutaka abantu babona umutaka bawitwikira, cyangwa umuntu akawugutwikira, imvura iri kugwa nyinshi, bivuze iki? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Noneho n'intwaro z'umwuka, uburyo iyo uzambaye, wambaye nk'inkweto bivuga iki, wambaye ingofero bivuga iki, ufite inkota, wambaye ikoti, ibyo bivuga iki? Abantu baruta bambaye ibirenge. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Hari abantu batangiye kunyandikira ngo mbafashe mu bintu bijyanye no guteka. Ngiye guteka nibyo nize muri secondaire Even University, nibyo nize. Ntangira no nkora mu restaurant atandukanye yari hasi, bisoza ndi gukora mu mahoteli yo hejuru. Ubu ariko navuye mu byo gukora mu mahoteli n'ibiki, imba ndi kwirwanaho nyine. Ntekera ubukwe, dukora cake za anniversaire z'ubukwe, gutekera ubukwe, anniversaire, kwigisha guteka. Aho waba uri hose turakwigisha. N'abari hanze y'u Rwanda dufata video call, nkagenda nkwereka tubigenza ucya ubigenza ucya. Karibu rero, ikaze mbigishe rwose. Na ibintu bisaba ni ibintu byoroshye ku buryo abakunzi ba Elayo TV ntabwo babibura. Nawe rero babandi bafite ubukwe n'ibiki byose ujye baturangira, tubatekere neza, dutegura buffet nziza cyane. N'abashaka amakomandi ibyo turabikora, bageze inaha mu Rwanda bavuye hanze tukabafasha aho baba bari mu apartment. Ibyo byose rwose ndabikora. Imana ibaho umugisha. Katwihute. Ikindi kintu
hari gahunda dufite mu banyamwuka, ni groupe y'abanyamasengesho nyobora ikorera kuri WhatsApp, ariko kuwa gatanu tuzatugira igishaniro cy'amasengesho kuwa gatanu ijoro rishira kuwa gatandatu, ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu saa 9 za nijoro tuzaba turi gusenga kuri Google Meet. Nubure rero sinkubure, nawe iyandikishe cyangwa umamagare cyangwa unyandikire umubwira ati nanjye ujye umpa link, kugira unyandikire kugira nge mbone nimero yawe nge nkuha link, cyangwa uze joining kuri groupe ndayitagingamo munsi y'abanyamwuka kugira ujye ubana natwe ubone gahunda zose z'abanyamwuka. Turasenga tugasengera bya birwara byananiranye bya bindi byose saa 9 za nijoro tuba turi gukubita abadayimoni, abakunikona, abaruzi, bimwe byose babandi bari icyangiro n'ibiki byose. Ushaka gukizwa tukamusengera agakizwa kakira Yesu akava mu tarabo, nakwirirwa n'icyaha nakukirarana. Izo gahunda zose ziraba. Katwibute rero dusobanure izo nzozi, Imana ibaho umugisha mwese, amen. Kurota rero imvura iri kugwa, imvura iri kugasha, umuriro w'Imana wake wake. Turi mu ntege 3 muri groupe abanyamwuka, umuriro wa Pentecote wari ku gicaniro ntukazime. Iya kabiri wibuke rwa rukundo rwa mbere. Ayose namagambo aboneka muri Bibiliya, nabwo ngiye kuvuga imirongo kuko ndi kwihuta. Indi imisi yo guhembuka, nizo ntege 3 turaganiraho muri iyi misi, n'abantu bazaba bajoininze aho kuri Google Meet kuwa gatanu ninjoro saa 9. Nizo gahunda tuzaba turimo turi gusenga dutwika ibicaniro dukubita hasi tumenagura rabone mone apo. Nukubohoka mu mwuka no mu mubiri, ugahembuka ukakira izindi mbaraga, nugukizwa neza. Ariko nibyo Imana yadusezeranyije, tugasenga tukava mu nzozi n'ibindi byose tukabigeramo. Kurota rero imvura iri kugwa nyinshi, ukabona umuntu agutwikiriye umutaka cyangwa guhaye umutaka, cyangwa ukabona umutaka uvuye ahantu urakwitwikiriye. Ni uburinzi sha. Nimisi umuntu agomba gusenga asaba uburinzi, bintu nibyoroshye we. Imvura rero, hari imvura y'umugisha, kamwe kaba kari kukunyagira gake kaza gake gatuje, ako nakumugisha. Hari n'imvura y'ubigerageza ubone kakunyagira ubona ibigera imeze nabi. Hari n'indi mvura rero isobanura intambara. Imisi yo gusaba uburinzi rero, niyo ubona bari kuguha uburinzi mu nzozi, umenye ko hari ibintu bibi bagiye kuba. Imana ikavuga ati nguhaye uburinzi. Ko tabo nimisi yo gusaba uburinzi bw'Imana bukubeho. Wa mukobwa uburinzi bw'Imana bukubeho, wa musore uburinzi bw'Imana bukubeho, wa mugabo, buri muntu wese ukurikiye iyi video uburinzi bw'Imana bumubeho mu izina cya Yesu. No gusaba uburinzi, kandi uburinzi ushobora no kubwisabira, ukabusabira n'imiryango. Iyo mvura yagwa igasanga ufite uburinzi bw'Imana uri mu mutaka. Kurota uri mu mutaka rero ni uburinzi bw'Imana. Kindi kurota wambaye ingofero nagakiza, Imana biri kuvuga ati ngukomereje agakiza ibintu nk'ibyo. Kurota wambaye inkweto ni ijambo ry'Imana uba ufite muri wowe ryinshi. Hari abantu barota batazambaye, nugisoma ijambo na jambo ry'Imana riba ari muri wowe. Hari abarota bafite inkota, abantu ukarota bakwambitse igikoti, mu mwuka uba wambaye neza, uba wikwije. Imana nibyo biri kukubwira yuko mu mwuka ibintu ni sawa. Ndabona video, nkunda gukora video z'iminota 7, iminota ingahe. Katube turekeye aha, kansengera aba bantu b'amasezerano. Mana, aba bantu wavuganye nabo ibintu bitandukanye, waravuze muri 1:45 wahirwa wizeye kuko icyo yabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. 1:37 uravuga ko ari na jambo Imana igivuga ngo rihere. Aba bantu ndabasengeye mu izina rya Yesu bakomeze, kandi nyakubaha Imana bahe kwera imbuto zikwiriye abihanye. Aba bantu nabo ko tabo ubashireho uburinzi, aba barota ibi bintu by'uburinzi ubashireho uburinzi mu izina rya Yesu nabo butariho. Ikindi wambika abantu intwaro z'umwuka, inkweto, kwizera, ingabo, agakiza, utanga agakiza ku batari bakizwa. Urakoze Kristo ko wabanye natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nimero yanjye 0784 414 994 0784 414 994. Imana Karamadeoni yo mazina yanjye. Imana ibaho umugisha. Shalom.